abarwanyi b'umutwe wa M23 barizwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banze kwemera ko baba basubiye inyuma mu gikorwa cyo kuva mu mujyi wa Uvira kubwo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango mpuzamahanga igiye itandukanye harimo n'ibihugu by'akarere byasabaga u Rwanda gukura ingabo zarwo ndetse no gusubira inyuma mu bice bafashe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe kandi kujyanye n'iki gikorwa cy'umutwe wa 23 cyo kuva mu bice bya Uvira mazemo iminsi 5 bitavugwaho rumwe ni nyuma yuko bigaragara ko hari gahunda iri nyuma y'iki gikorwa ndetse bikavuga ko umutwe wa 23 ushobora kuba bipanze ibyo uri gukora muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi bikaba byatewe no kuba ubwo hari yashize amasaha make yabatangaje iki gikorwa cyo kuva mu bice by'umujyi wa Uvira mu gitondo cya none tariki 16 hahise hagaragara umubare mwinshi cyane w'abaturage bafite ibyapa ndetse n'ibirimo imipira cyangwa se imyenda iriho ibirango by'umutwe wa 23 bigaragara ko ari ibintu bisa nkaho byateguwe. Naho kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratangaza ko u Rwanda niruramuka rudakuye ingabo zarwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko rubishinjwa hari icyo bateganya. Byavuzwe na Marco Rubio ni mu gihe kandi iki gihugu ginashinjwa kuba ngo kiri gukwirakwiza intambara mu karere n'umutekano muke. Ibi u Rwanda rurabivugaho iki? Olivier Nduhungirehe ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bakomeje guhakana ibishinjwa u Rwanda bigakurura intambara muri aka karere ndetse bikagaragara ko ibibazo ni hatagira ikikorwa bishobora kuba byateza ikibazo kirimo n'intambara y'akarere. Abagize itsinda ry'umutwe wa 23 basabye ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kureka kwitiranya amasezerano y'i Washington n'amasezerano ya Doha. Ibi kandi bikaba byageze no ku muryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse no kuri uyu muryango umwe w'ibihugu by'Uburayi European Union, aho abagize iri tsinda ry'umutwe wa 23 barizwe mu ry'uruzi rwa Kongo basaba ubutegetsi ko bugomba kwita ndetse no kwibanda cyane ku biganiro bya Doha niba bushaka kumva umutwe wa 23 na Leta y'Kinshasa. Ibi ngo bigatandukanwa n'ibiganiro bya Washington ndetse n'amasezerano marerutse gusinwa tariki y'Ukuboza kuko ngo ibi bijyanye na Kigali ndetse na Kinshasa. Ngo ibya Doha biheruka tariki 15 Gashyantare ndetse n'ayo masezerano n'amahame bakwiye kwibandaho mu gihe hagitegerejwe izindi ntambwe zigomba guterwa dore ko umutwe wa 23 ugaragaza ndetse ko bakiri mu biganiro hagati yabo na Kinshasa birimo kubera muri Qatar. Nyemera rero tutangire kuri amakuru akomeye cyane yamaze kuba yamenyekana. Nyuma y'iminsi 5 gusa bafashe umujyi wa Uvira ubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo, M23 yatangaje ko igiye kuvamo uyu mujyi ukora ku mupaka w'u Burundi, aho byakonze kugenda bigaragara ko ifatwa ry'umujyi wa Uvira ryashoboraga guteza ibyago n'amakuba ku gihugu cy'u Burundi hatinywa imitwe ikorana na 23 ishinjwa guhungabanya ndetse no kwangiza no kugambirira kwangiza ubutegetsi bw'u Burundi. Umutwe w'inyeshyamba wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wavuzwe ko atangaje ko uzava mu mujyi wa Uvira nyuma y'iminsi 5 ufashe uwo mujyi mu ntara Kivu y'Epfo. Mu itangazo ryo kuwa mbere ariko ryatangajwe mu masaha mu gitondo kuwa kabiri muzabikorwa w'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo Corneille Nangaa yavuze ko ibi biri mu rwego rwo gusigasira intambwe zerutse guterwa mu biganiro by'Doha muri Qatar hagati y'uwo mutwe ndetse na Leta y'Kinshasa. Yagize ati 23 izakura ku bwayo nawe igishije inama ingabo zayo mu mujyi wa Uvira ibijyanye n'ubusabe bw'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntiyavuze igihe ibyo bizabera. Mbere Nangaa yari yatangaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono muri uku kwezi na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi ku buhuza bwa Amerika. Ngo ndetse izi nyeshyamba zemeje cyangwa se ahazari zatangaje ko aya masezerano atareba uyu mutwe. Icyatunguranye nkuko nkomeje kubikubwira ubwo kuri uyu wa kabiri tariki 16 mu gitondo muri kerera rwa none abagize iri tsinda ry'umutwe wa 23 bari bamaze gutangaza aya makuru. Ako kanya hahise hagaragara mu bari mwinshi cyane w'abaturage bafite ibyapa ndetse bambaye n'imipira iriho ibirango bigaragaza umutwe wa 23 ndetse n'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo. Ibi byahise bitera ugushidikanya ndetse no kwibaza cyane, aho abenshi batangiye kuvuga yuko mu by'ukuri ibiri gukorwa bishobora kuba byarateguwe kandi mu by'ukuri bishobora kuba byagira ingaruka zisumbye cyangwa se kurusha ibyabanje na mbere hose. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi mbere ko dukomeza n'ibindi mu kanya gashize amaze gutangaza ijambo rikomeye cyane ndetse
akaba ari ijambo ryacaga kuri televiziyo y'igihugu live RTNC avuga imibereho y'igihugu, ndetse agaragaza ko ibyo akomeje kugenda atangaza mu by'ukuri bituma cyangwa se bimusaba agomba kwihanganisha abaturage ku bw'imibereho n'ubuzima babayeho, ariko agaragaza ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu bihe bikomeye byo kurinda ndetse no kugaruza no kurinda umutekano w'abaturage, kugaruza ibice bigaruriye, ibyo kandi ngo bakaba bagomba kubikora nk'inshingano byanze bikunze. Yijeje abatuye iki gihugu ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gutegura ibikorwa ndetse n'uburyo bwo guhangana n'ibibazo bihari, ndetse yizeza aba baturage ko mu by'ukuri bizakemuka. Iri jambo rero ryacaga kuri televiziyo y'igihugu live rikaba ryongeye kugaragaza ko ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC burimo butegura ikintu gikomeye cyane kandi gishobora kugira impact zikomeye cyane kuri iyi ntambara, no kuvuga ihinduka ry'imigendekerereze ndetse nuko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza uyu munsi ihagaze. Ni tariki 16 rero aho ibintu bikomeje kugenda bihinduka, ndetse si uguhinduka gusa, hakomeje no kugenda hagaragara mu by'ukuri udushya, ibyo nakwita udushya cyangwa se bitari bimenyerewe, dore ko mu minsi yashize umutwe wa 23 wakomeje kugenda wigira imbere ndetse ugashinja kandi nanone ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba ari bwo bugira uruhare mu kugaba ibitero. Imiryango igiye itandukanye nayo ikagenda yemeza ko mu by'ukuri umutwe wa 23 nanone ari wo ugira uruhare cyangwa se ugaragara mu bikorwa byo kugaba ibitero. Ibi byose rero akaba ari ibigenda bisuzumwa cyangwa se byibazwaho, aho abenshi bategereje umusaruro bizavamo mu gihe hari ubwoba ko intambara y'akarere yatutumba. Ijambo rero rya Perezida Felix Tshisekedi rikaba ryongeye gukwirakwira muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, agaragaza ko rero mu by'ukuri igihugu kiri gushyiraho imbaraga ndetse no kongera ubushobozi mu kwirinda. Hanyuma Felix Tshisekedi rero akaba yongeye no guhumuriza abaturage, yagize ati imbaraga za guverinoma mu by'ukuri zigomba gupimirwa mu bwirinzi mu bijyanye na serivisi dutanga ku baturage cyangwa se kuri rubanda rugufi. Aha rero ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ngira ngo murumva rero uko arimo agenda agaragaza ko umuturage agomba kuba yaba ku isonga. Felix Tshisekedi yibukije rwose igihugu cyose ko mu by'ukuri igihugu kigomba kwita cyane ku muturage, akaba asobanura neza rwose ko mu by'ukuri nta gisuzuguriro kiriho, ndetse amagambo ye agamije kwamagana ibintu bidateje ishema, ndetse ashimangira ko hakenewe ibikorwa bifatika mu gusubiza abasirikare bacu icyubahiro bakwiye. Uyu ni Felix Tshisekedi agaragaza ko rero ko hashobora kuba cyangwa se bishoboka cyane ko hari ingamba nshya zigomba kwitegwa cyangwa se kuba zategerezwa mu bijyanye n'imyubakire ndetse n'urwego rw'umutekano igihugu gihagazemo. Aya akaba ari amagambo Felix Tshisekedi Chilombo rero amaze kuba yatangaza. Dukomeza rero n'aya makuru, ihuriro ry'uruzi rwa Kongo ribarizwamo umutwe wa 23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro hamwe n'amashyaka ya politike, tariki 15 Ukuboza no 25 bafashe icyemezo cyo gukura ingabo zabo mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Bakaba bagaragaza ko iri tangazo rishyizwe ahagaragara binyuze mu itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Nanga Yebulo, umuhuzabikorwa wabo, rikaba rivuga ko ari rikaba ryarashyizweho ku bw'igikorwa cyo kubaka icyizere kigamije gufasha ibiganiro by'amahoro bya Doha bigira ko byagera ku musaruro mwiza. Ariko nyuma yuko izi nyeshyamba zo mutwe wa 23 zivuye mu mujyi wa Uvira, cyangwa se nta nubwo already ntago baratangira kuvamo, ariko batangaje ko baza gusubira inyuma gukura ingabo zabo muri uyu mujyi. Abenshi banavuze bati n'ahandi muhave, nkuko ntawigeze haba hamwahihaye. Nkuko 23 bivuga ngo iki cyemezo gishingiye ku ntambwe yatewe mu biganiro byabereye i Doha, by'umwihariko amasezerano y'amahoro ya Doha yasinywe ku itariki 15 Ugushyingo 2025. Iri huriro rikavuga ko rishaka gutanga amahirwe yose ashoboka kugira ngo iyo nzira ya diplomasi igere ku gisubizo kirambye cy'intambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rikomeza rivuga ko
iyo kuva muri Uvira byakozwe bisabwa n'abahuza b'abanyamerika muri iyo gahunda y'amahoro. Ukibaza uti se amasezerano yo ku itariki 15 Ugushyingo ko bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiye gushyira mu by'ukuri igitutu kuri aya kwikurwa cyangwa se kuwa M23 yava Uvira, kandi Uvira ikaba ifashwe ubundi ku itariki 9 zishyira ku itariki 10 nibwo inyeshyamba z'umutwe wa 23 zatangiye kwinjira muri Uvira, ariko byari byatangiye kuvugwaho mbere mu matariki 4, 5 gutyo 6 nyuma ubwo ibitero byari bikomeye mu bice bya Ruvungi na Kamanyora nibwo igitutu cyatangiye kuzamuka cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, none bihurayo n'itariki ya 15 Ugushyingo. Ibyo nabyo nibyo kwibazaho, gusa nanone mbere yaho ntabwo twakwirengagiza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagendaga zigira ibyo zitangaza ku bijyanye rero n'iyi ntambara iba mu burasirazuba bwa Kongo, nabyo birashoboka cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero iri tangazo remeza ko cyangwa se ravuga ko mu by'ukuri izi nyeshyamba zigiye kuba zava muri Uvira bisabwe nubwo bakoze iki gikorwa. Umutwe wa 23 uravuga ko ukomeje gura ngo nibyo bise ihonyorwa biva ku ngabo za Leta FARDC ndetse n'ibitero bafatanyije n'abafatanyabikorwa babo, cyane cyane imitwe ngo irimo Wazalendo. Abo bavuga ko ngo izi nyeshyamba zivuga ko ngo mu by'ukuri barashwe kuri Uvira ndetse ngo bihatira gufata n'utundi duce. Ibi ngo bikaba mu by'ukuri bikorwa mu bikorwa byo guhagarika ibitero byibasira abaturage. Kubera izi mpungenge, umutwe wa 23 ngo urasaba abafasha ndetse n'abagenga inzira y'amahoro gushyiraho uburyo bwihariye bwo gucunga umujyi wa Uvira, aho basaba ko umujyi waba utagaragaramo ingabo, hakabaho kurinda abasivili n'ibikorwa remezo ndetse no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge hifashishijwe ingabo zidafite aho zibogamiye. Mu itangazo ryabo 23 yanagarutse ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro irwanya leta y'u Burundi kiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko itazemera ko iyi mitwe ikoresha uduce igenzura nk'ahantu ho guteguriramo ibitero bishobora guhungabanya umubano mwiza hagati ya Kinshasa na Bujumbura. Ibi rero Colonel Nanga Yeburo abishyize mu nyandiko cyangwa se mu itangazo, mu gihe uwo bita Lawrence Kanyuka nawe yari yabitangaje agaragaza cyangwa se yerekana ko rwose ikijyanye no kuba hari imitwe yitwaje intwaro ikora ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo yahava igatera igihugu cy'u Burundi, ariko iciye ku bice bagenzura kidashoboka cyangwa se kitazigera kibaho. Reka twinjiye mu nyandiko nyirizina. Ati ni itangazo ry'umutwe wa 23 barizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo ku bijyanye n'amahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuriro ry'uruzi rwa Kongo 23 riwezwa mu mutwe wa 23 riratangaza ko ryifuje kugaruka mu bijyanye n'inzira y'amahoro ya Doha, aho rimaze kugera ku ntambwe ishimishije, harimo n'isinwa ry'amasezerano mashya agenga amahoro Doha tariki 15 Ugushyingo 2025. Turavuga ko hashingiye kuri izo ntambwe nziza zagezweho, nubwo dukomeje guhura n'ibibazo bijyanye n'itotezwa ndetse n'ihohoterwa bikorwa n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo. 23 ifashe icyemezo cyo gutangiza igikorwa cyo kubaka icyizere ku ruhande rumwe kigamije guha inzira y'amahoro Doha amahirwe menshi yo kugera ku gisubizo kirambye cy'intambara. Ni muri urwo rwego umutwe wa 23 barizwe mu ry'uruzi rwa Kongo utangaje ko ugomba gukura ingabo zabo mu mujyi wa Uvira ku bushake bwabo hakurikijwe ubusabe bw'abahuza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iruro rinibutsa ko mu bihe byashize FARDC Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo bagiye bakoresha amahirwe y'ibikorwa byo kubaka icyizere kuri 23 mu gusubira gufata ku ngufu uduce twari twaravuyeho ndetse no kwibasira abaturage bafatwaga nk'abashyigikiye umutwe wa 23. Kubera izo mpamvu umutwe wa 23 urasaba abagenga ndetse n'abemeza inzira z'amahoro gushyiraho ingamba zihariye zo gucunga umutekano w'umujyi wa Uvira, harimo nko kuwukuramo ingabo zose, harimo kurinda abasivili n'ibikorwa remezo by'ingenzi, gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge hifashishijwe ingabo zidafite aho zibogamiye. Mu gusoza, muri itangazo 23 yanagarutse ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro irwanya Leta y'u Burundi, ikemeza ko ikora ku butaka bwa Kongo, yongera gushimangira ko itazemera na rimwe ko iyo mitwe ikoresha uduce twabohowe igenzura nk'ahantu ho guteguriramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bishobora guhungabanya umubano mwiza w'ibihugu byombi ndetse n'u Burundi. Mu gutangira amakuru nakubwiye ko izi nyandiko z'umutwe wa 23 zigiye hanze mu gihe imiryango itandukanye yari yatangiye gushyira igitutu ku butegetsi bwa Kigali, ari nayo mpamvu abenshi batangiye kwibaza aho byaba bihuriye, mu gihe ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango itabogamye itagize uruhande ibogamiyeho
yaba itangaje gutya, hanyuma rero bigatuma umutwe wa 23 usubira inyuma. Ibi byaje gutuma cyangwa se byaje gutera habaho kwibaza koko niba nta mahoro cyangwa se naho byaba bifitanye isano. Rero ibyo byose rero mu by'ukuri ni ibikomeje kugenda byibazwa kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nyemerera dutere akajisho gatoya ku byo Human Rights Watch yari yatangaje, dore ko mu by'ukuri hari hakubiyemo ubutumwa bukomeye cyane, ndetse abenshi batekereza ko ari na zimwe mu ngingo n'ubundi washingiraho uvuga ibijyanye n'irishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ahangaha rero ni amakuru yamenyekanye cyangwa se yamaze kuba yajya ahagaragara, none magingo aya ni tariki 16 byamenyekanye ku munsi w'ejo, rwose, aho mu by'ukuri ati ingabo z'u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro wa 23 bafashe umujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki 10 Ukuboza 2025. Ibi byashyize abasivile mu kaga gakomeye ko guhohoterwa ndetse no kwicwa nk'uko byatangajwe na Human Rights Watch ibigarukaho. Uyu muryango nyuma y'imirwano yari imaze icyumweru 23 n'ingabo z'u Rwanda ngo baba barinjiye muri Uvira. Ibi ngo byakozwe ku cyumweru byakozwe ku itariki 9 Ukuboza, nyuma yo kwirukana abarimo ingabo za Kongo, iz'Uburundi n'imitwe itwaje intwaro y'abaturage izwi nka Wazalendo. Ngo iyi mirwano yakoreshejwemo indege zitagira abapilote, intwaro ziremereye, ibisasu bikomeye, ibyahitanye abasivile benshi, bikomeretsa n'abandi batari bake, ndetse abandi benshi bava mu byabo. Iyi Human Rights Watch ivuga ko amasezerano ya Washington yashyizweho agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ngo atigeze atuma umutekano wiyongera cyangwa se ngo ubufasha bwihutirwa bugere ku baturage, ahubwo impande ziri mu ntambara zikomeje gukora ibyaha bikomeye ndetse no kubuza imiryango itabara gutanga ubufasha. Aha ni umutwe wa 23 waje uvuga ko cyangwa se ubigarukaho wunga mu biherutse kuvugwa ndetse no gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kigali, aho batangaje ko ngo amasezerano ya Doha adafite aho ahuriye n'iki kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri bikwiye kwita cyangwa se kureba cyane ku masezerano ya Doha kugira ngo bibashe kumva neza iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ko kidashingiye kuri ayo masezerano ya Washington. Human Rights Watch ivuga ko amasezerano ya Washington yashyizweho agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibindi ibyo ari byo byose n'ubundi bigomba kuba byakorwa kuko n'ubundi bikorwa mu buryo bwo kugarura amahoro. Ati ubuzima bw'abaturage buri mu kaga gakomeye cyane. Icyitwa amavuriro, icyitwa ibitaro, amashuri, ibyo byose byarahagaze, amasoko, business zigiye zitandukanye zirafunga, abacuruzi barafunga, ndetse n'imishinga itandukanye ya guverinoma irimo no guteza imbere ibikorwa remezo birahagarara. Imihanda yarangijwe. Ibi byose biraturuka ku mirwano ndetse n'ibitero byagabwe muri utu duce n'umutwe wa 23 nk'uko iyi raporo ibivuga. Iyi raporo ivuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa World Food Program ryahagaritse inkunga ryatangaga muri Kivu y'Amajyepfo kubera ibi bitero biherutse kugabwa hano muri ibi bice n'abagize itsinda ry'umutwe wa 23. Ibi kandi bikaba bikomeje gutuma impunzi zahunze iyi mirwano harimo bahungiye mu Burundi ndetse no mu bindi bice byane imbere mu gihugu, ibura ry'ibiribwa kuri bo byarakomeje kurushaho gufata indi ntera. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko ingabo z'u Rwanda zigera ku bihumbi byinshi ngo zirimo n'abarimo Special Force mu byumweru bishize zaba zarinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo kandi byakozwe mbere yo gufata Uvira. Umutwe wa 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda bari bamaze gufata imijyi n'uduce nka Ruvungi, ngo kandi nanone uduce nk'Amaturure na Sange, two twose twari twagezwemo n'izi nyeshyamba nyuma yo gukoresha ibisasu bya drone byahitanye abasivile benshi harimo ndetse n'abana. Izi nyeshyamba zigahamagarira kandi mu by'ukuri abaturage kuziyoboka. Nyuma yo gufata Uvira, abarwanya ba M23 ngo bishe abasivile barimo abasore bashinjwaga kuba bafatikanye na Wazalendo, ndetse kandi ibi byose iyi raporo ikaba igaragaza ko ngo hagaragaye imirambo myinshi yaboretse mu bice bitandukanye by'umujyi, ngo bikaba bivuga ko ari abakoranaga na FARDC ndetse na Wazalendo baba barishwe n'umutwe wa 23. Ariko kandi iyi raporo ikavuga ko ngo atari 23 yise abasivile gusa, ahubwo ingabo za Kongo na Wazalendo nabo ngo baba baragize uruhare mu bwicanyi, gufata ku ngufu ndetse no gusahura
ariko wazalendo bagaragaje ngo urwango rukomeye cyane ku banyamurenge bashinja gushyigikira M23. Umusirikare wa Kongo wo mu banyamurenge bita Litona Munyakuru Mashambalo ngo yishwe n'abawazalendo mu by'ukuri bamushyiraho ibibazo byo kuba mu by'ukuri akorana rero ngo n'inyeshyamba z'umutwe kugenda, kandi byose bigaturuka ku rwango ngo rwangwa ku baturage batutse muri ibi bice. Human Rights Watch isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Human Rights Watch igasaba umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi European Union, igasaba n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe United Afrique cyangwa se Africa United African Union kongera inkunga y'ubutabazi, gushyira ibihano bigamije guhagarika iki gikorwa. Kandi umuryango Human Rights Watch uvuga ko ibi bihano bigomba kujya ku bayobozi b'u Rwanda bafite uruhare muri ibi byaha, ndetse no gusubiramo imikoranire bafitanye n'u Rwanda mu by'umutekano n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bivuze ko ahangaha n'ubundi Human Rights Watch yasabaga ko cyangwa se yemezaga ko muri izi nyandiko hashyirwaho cyangwa se hakongera gusuzumwa uburyo ki ibihugu n'iyi miryango bikorana n'u Rwanda mu gutera inkunga ibikorwa bigiye bitandukanye by'umutekano ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Human Rights Watch muri make yasabaga sanction cyangwa se embargo. Human Rights Watch kandi ikaba isaba ko abayobozi n'abasirikare bakoze ibyaha habaho kubiryozwa. Komisiyo nshya ishinzwe iperereza igahabwa uburenganzira bwo gukusanya ibimenyetso n'amakuru, kandi ko amasezerano ya Washington yahita ashyirwa mu bikorwa by'ukuri. Ibi bikava mu biganiro, ibi bikava mu nyandiko, bikava mu kubitsindira, bigashyirwa mu bikorwa, bityo abaturage bakomeje guhohoterwa, abaturage bakomeje guhura n'uruva gusenya ndetse n'ibibazo byinshi cyane bakaba batekana. Hari amakuru amaze kuba yajya ahagaragara rero. Kimwe mu bintu bigomba kwitonderwa nanone muri aya masezerano yasinywe cyangwa se nanone muri izi nyandiko zashyizwe hanze n'umutwe wa 23, n'amavideo amaze gushyirwa ahabona, harimo abaturage bafite ibyapa ngo bishyigikira umutwe wa 23 muri ibice bigiye bitandukanye, aho izi nyeshyamba zimaze kuvuga ko uyu munsi kuri itariki guhera ku isaha 4:30 ngo abaturage benshi bagaragaye bafite ibyapa mu bice by'umujyi, aho bavuga ko bashyigikiye cyangwa se ngo bari inyuma y'uyu mutwe w'uruzi wa 23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo. Ariko kandi nanone hakabaho kwibaza ndetse no gutekereza byinshi. Bishoboka cyane ko umutwe wa 23 waba wateguye abantu bagomba kuza kuwufasha ndetse no gutegura igikorwa nk'iki ngiki cyo kugaragaza ko bawushyigikiye, ndetse bikaba bikozwe mu gihe uyu mutwe wa 23 wari wamaze nyine kuvuga ko uvuye cyangwa se utagomba gukomeza mu by'ukuri kugaragara muri ibi bice. Icyatunguranye cyane ndetse bigaragara ko ibi bintu byari byateguwe, abantu bose benshi mu bagaragaye bari mu cyo twakwita nk'urugendo cyangwa se rwo kugaragaza ko batifuza ko umutwe wa 23 uvangaha, bari bambaye ikirimo imipira iriho umutwe wa 23 ndetse n'ibyapa byabo. Ukibaza utise ko nta masaha byibuze 28 ashize izi nyandiko zishyizwa ahagaragara, ibi bivuye cyangwa se ahubwo ni ibintu n'ubundi 23 yari yarateguye, ikavuga iti twebwe nitumara kwidekarara tukavuga ko twebwe tuvuye ahangaha, ariko abaturage bakaba bagaragaza ko badushyigikiye, nta n'umuntu uzadukora ko tuzagaragaza ko tuari kubw'inyungu z'abaturage ndetse n'ubushake bw'abaturage. Ibyo ariko bigakorwa nyine muri ubu buryo, kuko ntabwo wambwira ahantu abaturage bakuye ibyapa, ntabwo wambwira ahantu abaturage bakuye imipira iprintinzeho mu by'ukuri uyu mutwe, kandi batari basanzwe bafite ari n'igice cyari kiri mu maboko ya guverinoma ku ntera ndende ku buryo ibi byaba bitarageze ahangaha. Ibyo rero bifite igisobanuro gikomeye cyane cyo gushungura hakamenyekana ukuri, kuko mu by'ukuri ntago ari ngombwa ngo abantu bagendere muri kirarira, ari nabyo nagarukagaho cyangwa se navugaga. Mu by'ukuri biragaragara ko hari icyaba kibyishe inyuma, bityo rero agomba kubaho kwitonda mu kuvuga ko umutwe wa 23 urimo uva muri iyi Uvira, ndetse no kwishingira itangazo rya Kureninanga, kuko rishobora kubitangaza ahubwo ryo gushuka ndetse ririmo politike nini cyangwa se ikomeye cyane
igaragaza ishobora gushyira hasi ahubwo n'ibyari bimaze kugerwaho, ndetse ishobora gushyira hasi politike nanone y'ubutegetsi bwa Kinshasa bari batekereje. Ibi rero ni ukwitondera aya magambo ya Colonel Nanga, kuko izi nyeshyamba cyangwa se umutwe wa 23 nawo ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe. Ibyo twagiye tubigarukaho kenshi, ntabwo ari umutwe wo kwisukira cyangwa se kumva ko ari abantu badatekereza bahise bava ahantu, ndetse nta nubwo bisobanutse uburyo ki habaho guhurirana ibikorwa nk'iki ngiki ubona ko wagira ngo kimaze amezi ahubwo menshi cyane gitegurwa kigahita kiba. Bivuze ngo hari igisobanuro kirimo, hari impamvu ya byose.